twamenyanye ibyo twafatanyije ngewe na twafatanyije ngewe nawe sintekereza ko twakagombye gutandukana nabi kandi byaragenze neza kandi abagabo burya abagikomeje kugenda bagenda bafatikanya tuko isi turiho tawumenya amaherezo yiwe jambo ryanjye ryari ryo ngiryo ntacyo ndagushimiye nanjye yego mu by'ukuri wamamagaye ariko mpita numva ko kuza njyenyine kuko nari maze n'iminsi ntari ndavuga ntereka mbwire na madamu aze tujyane ndumva nta n'ikintu byari bitwaye ahubwo ntago nzi ngo ubwo ikigamijwe n'iki ubusanzwe turakorana ariko ntago nzi icyatumye ubwo ntumiza ni uko wari unkumbuye se tukaganira atabaye kwirengagiza urabizi ibibazo byabaye hagati yawe n'umukozi wanjye jya gutiza agakamera mukaza kuyimena nawe uzamubaze kuntu byonyine aje gutwarira kamera nta nubwo nayimennye kubera ko numvaga ufite umutima wo kuyimena ahubwo kamera yanzamuriye kamera njye ubundi kamera yanjye ba hafi yanzamuriye kamera ndayimusunikira numvaga ari bunayisame ariko kubw'amahirwe make n'impanuka zo mu kazi irameneka none se nshuti yanjye ayiguhereje kwitira yarayigusunikiye yarayikujugunye nayo gutyo urayisama yarayimpaye ndayijyana none se iyo umuhereza nawe ntuyijugunye njyewe ndi umugabo ndubatse nkuko nawe uri umugabo wubatse imiterere yawe ntabwo ariyo miterere yawe nimba ari nacyo kintu watekerezaga wenda umbwira ngo ibi ngibi ni nko sinzi ukuntu nabifata ubundi hano nta nubwo nakabaye kuba mwicaye nanjye ahangaha iyo ntekereza ko twakombye ku buryo ki ibi twabirangiza ese urifuza ko nkwishyura kamera yawe nibyo ushaka yego bibaye byiza byabwo nguko ariko ntabwo ariyo ntego mfite nifuza ko twagabana igihombo twafatanya igihombo ariko biraterwa ntabwo manza wemera ikosa nimba uri kuvuga ngo nimba guhereza umuntu ari kumusunikira sinzi ibyo bintu aho wabyigiye kandi ugerageze koroha hano ntabwo ndi mu rubanza yego ibyo kumbwira ngo nishyure kamera ibyo wamfashije warakoze nta nubwo ntekereza ko hari n'ikindi kintu nakongera kumvikana ndavuga nti n'ubundi pasiteri ko ari umuvandimwe kuki ntagenda nkamugana nkamubaza noneho ibyo nifuza kumenya akaba ari we ubimbwira nari nagize igitekerezo cyo gushinga studio ariko kubera ko nta bumenyi nari mbifiteho niyo mpamvu nje kukubaza gushinga studio bisaba iki bigenda bite yego hanyuma se gushinga studio ni byiza wifuza ko nagufasha mu bijyanye n'iki gute mu buhe buryo icyo nshaka kumfashaho rero ni ukumpugura uburyo bikorwamo ukanambwira n'ibisabwa kugira ngo studio ibeho yitwe studio ni ibyo ngibyo urebye hanyuma namara kubimenya nkabona nanjye nkatangira kuko mbona ari byiza ndanabikunda kuko buriya na madamu wanjye arabikunda cyane twaricaye turabiganira numva ndabikunze nibyo rero nagira ngo ufashe ibyo ngibyo bijyanye no kumpugura kuri studio cya kamera yanyu ariko nanjye ubwanjye ntabwo ntuje kubera umugabo wanjye Jimmy mu by'ukuri ntabwo yoroshye hahandi no kurwana bijya bishaka kubaho ariko Cynthia akitambika rero ku bwanjye mba numva bimbangamiye Cynthia ni ukuri birumvikana ko ubabaye cyane kandi Jimmy ndamuzi muziho gatoya kuko ajya kumubwiraho ariko aho atangiriye akazi none arushaho kumumenyaho gakeya uyu se wiki ngaho uvuga nawe umugore wawe se ariko se papa Cynthia wagiye ucuruka ahantu hose tugeze uzajya uzamura umujinya na kamere byawe amaherezo azaba yawe amugira inama pe mugira inama ndamubwira ariko ntabwo yumva yarananiye ntako ntagize yarananiye pe si nguyu turi kumwe ntabwo muri kubona kamere ye ukuntu imeze mvuga ko by'iyo kamera ndabyibuze reka nkubwire mu bwabo bwiza weho ari yawe bamenye ntabwo wayibishyuza ese ubundi usi pasiteri
pasiteri wishyuza da yanyishuje kamera yaranije irameneka none nyumvira oya umva papa seti kuba ari pasiteri ntibikwiyeho ko ari umuntu yagira kamere nawe yaje reka nyumva nkubwire sibyo nta kintu kimpuza na pasiteri kuba yarantije kamera ikameneka yaramenetse nanjye muzaze mbatizi yanjye muyimene n'ubundi se amasaha aranakuze niba hari ibyo musigara muvuga nta kintu navuga yumvikana n'abantu uretse ntabwo ari ngombwa reka kumvikana n'abantu urabona uzabaho gutyo kugeza ryari kumvikana n'abantu ntabwo ari itegeko kimwe nuko nabo kumvikana nanjye atari itegeko ugenda witeguye kuzishyura totali ariko totali icara hano nimba ari amafaranga urashaka ko muha amafaranga reba ibibazo byose dufite none hagiye kwiyongeraho n'ikibazo cyo kwishyura kamera urabona ibyo bibazo turabivamo ubwenge buke ufite ibihe bibazo se niba nari mfite ubwenge buke se wagiye kunzana utandeba abari bafite ubwenge niba bahari niyo nza kubimenya ahubwo byibura sigarana nabo uzishyura pe ubitegura muri bije yawe mu masenti urabona utaragowe ngewe mfite umugabo nk'uyu nguyu nasara umugabo utagira disipurine umugabo utazi gusaba imbabazi nuko papa pasiteri yasobanuriye akambwira sitori y'uko byagenze nanjye namurakariye numva ko ari wowe wabigizemo uruhare ariko umugabo wawe pe arakabije wararushye gusa gukomeza kuzana igipasiteri mu bintu nk'ibi ngibi twaziro turuvuga bizinesi yaratunaniye rwose pe turabitekerezaho no mu nkiko reka umuntu yanajyamo ni uko umugabo wanjye aba yabyoroheje akumva yuko nyine turakomeza kubabarira ariko umugabo wawe ntabwo namubabarira afite kamere mbi cyane baba pasiteri buriya ntabwo ubizi ibyo ubonye nibyo bikeye mu rugo ni uko duhora ntidushobora kumvikana n'izanduru kuva mu gitondo kugera nimugoroba nijoro ntidusinzira duhora dushwanira mu buriri umwana we yarumiwe no kwiga byaramunaniye ntashobora kumvikana bibaho mbese we yumva ko yigize yishoboye uretse kwa kwihangana kwanjye nkirengagiza nkanasenga ariko hatabayeho imana nanjye namuta nkagenda ariko kubera ko twasezeranye kubana mu byiza no mu bibi nyire ni ikibi cyanjye ngomba kumutunga kuriya nta kindi kintu nanjye nakora narumiwe n'imiryango y'iwabo bose narabagerageje ndabahamagara ndababwira ikibazo kimeze gutya ntago ava ku izima ikibazo ntago ashaka kumvikana niyo umuntu akurusha ikibazo ntabwo ari kamera ikibazo uburyo yitwaramo ikibazo kanoneho rero tuzongera dukore we n'ikindi gihe mwaganiriye katuvana twigendere yego murakoze cyane ndabashimira mukurikiye namwe murakoze sawa ego ndahi ariko nawe ntugahamagare cyane amezi 2 vraiment ntago ari menshi ku buryo ayo mafaranga sinari nakubwiye n'ubundi ko nzayaguhera rimwe ihangane ndabiza amafaranga nayawe ni gute umuntu agukorera amezi 2 utaramwishyura ni umugabo wubatse akeneye kugaburira abana akeneye kwishyurira abana we babigukoze byagushimisha wagiye wumva abantu bababaye ariko agameza 2 ari menshi ataba menshi se ku mugabo wakoze amezi 2 akeneye kwishyura inzu akeneye kugaburira abana akeneye kwishyura amafaranga y'ishuri we babigukoze byagushimisha buriya ndayamuha basi ndayamuha reka amahoro akunda aboneka reka tubyizere kuri buyamuhe imicanga ariko ntago ari imwe ntago ari umwe uyu mucanga n'urya ntago ari bimeze kimwe kuramo nawe wumve ndabona umeze nk'ibyondo ntago umeze nk'uriya zamu nawe mba mbona muhemba y'ubusa n'imbwa ziba zanawuneyemo ariko n'umushoferi nawe yawumennye mu nzira kuko ni mu nzira y'abantu ntago ntiyawigiza gutya ku ruhande byibura hano hagasigaramo inzira ubusa hagize nk'undi muntu nawe ukenera kumena mucanga mu baturanyi yego uraza kubimubwira aho tugenda ujya kumurika
kukwereka ariko se rero si byiza se iyi nzu ni nziza ni byiza se ni byiza ushingiye ku ki amafaranga ko uyabatse inzu ntayagera urabona agenda aza kuba muri ibi byondo se njye mu masenti urabona azaza kuba muri ibi byo ubu rero nawe ngo ni surprise wari umfitiye ndakwiziye mugabo wanjye amafaranga umaze kuyamara wafatanije imishinga ibiri ngo studio ngo inzu ubwo se icyo mfa urabona bizava urucantege rwawe ubu nta na kamera sibyibura wa Merisi se yiki ibi byondo njye urabona naba muri ibi byondo dushyize mu gace urabona njye naba muri ibi byondo ibimara amafaranga we ntabyo uzi madara ariko ntabwo ushaka gutura mu nzu ahubwo nkubarize isanduku ariko ubari itura cyangwa nkucukurize indake hano tuhagurishe nkucukurishirize indake wari wiberamo kunyurwa kwawe ni guke ndakuzi nta kintu bintwaye ubwo rero urarebye ubona ko njye ngomba kuba mu ndake iyi nzu sinayituramo imeze gutya kora finisage byose ubikore ubirangize ubundi twimuke bitabaye ibyo ntabwo njye nzaza gutura muri ibi byondo ese ubundi ufite angahe finisage ufite angahe ubona nzinduka mu gitondo nyine ukagira ngo disi ari nk'ahantu ngiye kuyacukura yo ibyo njye ntabwo bindeba twari twapanze umushinga urangije uzanamo ibya studio ibyo njye ntabwo bindeba zaba wera atanakinze weza demagari kata sewe ho bazamuye ba nta kigenda nawe wabagwa nkareba icyo bamaze kuba wabyihereranye se ubona njye ntacyo nshoboye harya ubundi ntabwo ndabisoza ariko zaba iryoshye zaba iryoshye zaba imeze neza bivuye heza ko amafaranga wayamaze uzaryoshye bivuye ariko myemero yawe nawe gahunda zose zisigaye muri zawe njye ntabwo ndi kumwe nawe ntabwo njye naza kwa muri ibi uri kubona amavunja njye nayakira nkafata umweyo nkakubura ivumbi rigatumuka ntabwo njye ntabwo ushobora bizi ntabwo rwose njye ibi nabivamo ushaka amafaranga ubirangize kandi uko niko kuri nta n'ibindi jambo nongera kuvugana nawe